ndagukunda kandi ndagushaka, nyumva ndakwinginze, nzakubaha kandi nkubahishe, wowe uri inyenyeri imurikira. Hello guys, murabyumva neza ko hari umukobwa wasariye umusore bita Israel Mbonyi uhimbaza Imana. Ufite indirimbo zihimbaza Imana ziramya n'Imana. Kuri iyi si y'Imana dufite umukobwa wasariye Israel Mbonyi. Wabyumvise neza ko amufitiye n'indirimbo yamusohoreye hanze ku itariki muri uku kwezi kwa 11 mu matariki abanza. Yamushyiriye indirimbo hanze mu rwego rwo kugira ngo yerekane ko umuntu amukunda. Iri muri background, reka nyirekiremo irangire mwumve ukuntu bimeze. Ndaje ngaruke kuri iyo nkuru y'uburyo aryamye mu kizenga cy'amazi. Ese bishatse kuvuga iki? Bishatse kwerekana iki? Mundebere, aracigatiye ifoto, imbere ye nta kindi kintu gihari, ahubwo aho yicaye urahabona iki? Njye ndahabona ikiziba rwose. Afite microphone, akaba afite n'ifoto. Yavugaga iki? Yashakaga kwerekana iki? Wabonaga afite akamwenyu, hari aho twatangiranye tubona nta kuvuga atishimye. Ese byose biri gutegwa n'iki? Umuntu agiye gusara aho asigaye agenda yivurunga mu byondo nk'umwana. Urukundo ni amayobera. Reka twumve background yiwe irimo, twumve ukuntu ivugwa n'imitoma igiye irimo. Guys, munshyigikire twumve ngo bimeze biti. Wibuke gusharinga iyi video, ukore na subscribe, ukande comment ku byo uzaba wumvishemo. Urakoze. Ndagukunda kandi ndagushaka, nyumva ndakwinginze, nzakubaha kandi nkubahishe, wowe uri inyenyeri imurikira. Uri izuba ryanjye, uri umucyo umurikira ngatambuka. Uri izuba ryanjye, uri umucyo umurikira ngatambuka. Jewe ndagukunda kandi ndagushaka, ubishatse wanyumva ntarashenguka umutima. Ati ubishatse wanyumva ntarashenguka umutima. Ibaza aho bigeze umukobwa. Yeretse Mbonyi uko ateye ari no mu kiziba. Reba, arigaranzuye kugira ngo amwereke ko hano yari arimo aravuga ati icyo byansaba cyose, yaba ari ukwicara mu mazi umwanya munini, amasaha arenze 2 cyangwa 5, nayicaramo. Yaba ari mu nyanja ngo nayicaramo. Ati ndi tayari yo kuba nakicara mu kizenga cy'amazi cyangwa mu biziba, ngashyira akaguru ku kandi, nta kunyeganyega, ngomba gusubiza ibyo abantu bari kumbaza, cyangwa se nkigomereza nkituriza, ntegereje Mbonyi kansanga aho naba ndi hose. Ese guys, kuko nk'umuntu waba umuzi cyangwa waba ufite ishusho yiwe, Mbonyi nta mpanga ebyiri agira ku buryo twamuhuza n'uyu mukobwa ikibazo yari afite kikarangira. Ariko yaravuze ngo ubwiwe azashishoza. Mbonyi wa Nyanga aramuzi, ariko nubwo batarabonana aramuzi.
ntuzamuzanire pirate cyangwa ngo umukorere sikamu. Wowe witoza ngo uramuhamagara witirira mushiki we, ngo witirira nde, ngo ntago afite kubyumva. Wowe witwara ngo umuvugaho bibi, ngo ni umurozi, ngo ifoto yayijyanye ikuzimu, ngo yagize gute, ntashaka kubyumva. Ahubwo icyo ashaka kumva ni Mbonyi wenyine. Guys, reka rero gukuramo background mukomeze mwiyumvire ukuntu ibintu bimeze neza. Ndakorera zoom gake gake murebe, ni umwana ukiri mutoya, umwana ukiri mukobwa ufite ibirenge bisa neza rwose. Umwana uhagaze neza ufite amatako. Jesus Christ. Ngiye ukuntu mubona uyu mwana rwose birarenze. Reka dukomeze kumva indirimbo y'ukuntu igomeza kugenda n'imitoma agiye amukubitiramo. Wowe ugomeza kuyumva ujye ugenda utera comment buri kintu cyose wumvishe mbaza cyangwa ku byo uri kubona. kurinda kwifuza kandi ndagushaka, ni wowe cyuzuzo cyuza umutima wanjye. Jyewe ndagukunda kandi ndagushaka, ubishatse wanyumva ntarashenguka umutima. Ni ukurinda kwifuza kandi ndagushaka, ni wowe cyuzuzo cyuza umutima wanjye. Uri izuba ryanjye, uri izuba ryanjye, uri umucyo umurikira ngatambuka. Uri izuba ryanjye, uri izuba ryanjye, uri umucyo umurikira ngatambuka. Jyewe nza guheka kandi ngusimbize, uri cyuzuzo cyuza umutima wanjye. Uri izuba ryanjye, uri izuba ryanjye, uri umucyo umurikira nkatambuka. Jyewe nza guheka kandi ngusimbize, uri cyuzuzo cyuza umutima wanjye. Uri izuba ryanjye, uri izuba ryanjye, uri umucyo umurikira nkatambuka. Uri izuba ryanjye, uri izuba ryanjye, uri umucyo umurikira nkatambuka. Uri izuba ryanjye, uri izuba ryanjye, Ariko wumvishe neza ngo ni izuba ryiwe. Yaje mbaye mfite nanjye umuntu ntera iyo mitoma we. Jesus Christ. Yaba birenze. So nk'uko ubibona, umukobwa yaremeye ajya muri studio asohore kurabo, ashaka kurabo na Mbonyi cyangwa ashaka undi muntu wakora competition itandukanye n'iye. Yarerekanaga ati njyewe ndarahira gukubita intoki kuriya ni uburyo bwo kurahira. Njye ndarahira, ndarahiye. Ntago umuntu yakubita intoki zingana kuri inshuro zingahe atari kurahira. Mu kurahira kwa kundi kwacu bisanzwe, ati njyewe akubita inoni, ati njyewe ndarahiye. Umukobwa arahaguruka aranapfukama, aravuga ati njye nzakora ibishoboka byose mpaka ntsindiye Mbonyi. Aha ngaha murabona ko yari atangiye gusenga. Kutubona yari atangiye gusenga, yemeye ajya no mu mazi aravuga ati reka nsengere Israel Mbonyi aho ari hose abibone. Njye ndabona ari ugusenga. Arahumirije, afite microphone, afite na Israel Mbonyi. Reka tuvuge ifoto kuko ntago hari amufite. Guys, ibi bintu bigeze ku urundi rwego tutazi. Shuti zanjye, shuti z'agadasohoka, wowe ukurikiye Dudos Official TV,
reba aho urukundo rurinda rugenda kugukoresha. Yaremeye arishyura bakameramani, aremera akoresha ifoto, aremera ahagarika ibyo arimo byose, aravuga ati nshaka uyu muntu. Ese uyu muntu byamutwaye amafaranga angana iki? Byamutwaye igihe kingana iki? Ni urukundo cyangwa afite ikindi kintu akurikiye? Guys, mutubwire muri comment. Ibi bintu bibaho? Nawe ufite umuntu wagusariye gutya? Nimba hari mbwira muri comment. Twari turi kumva Israel Mbonyi indirimbo umusheri wiwe yamuteguriye. Uragenda uyisange kuri Delphine official, cyangwa uyigomeze urajya hasi y'iyi video yanjye urasangaho link cyangwa video y'iyi ndirimbo. Amashusho ntabwo arajya hanze, ariko ikigaragara cyo ni vuba aha ngaha. Murabona umukobwa yagezeho gusenga no kugira ute, aragaruka agenda ahindura positeri, araryama arivurunga kugira ngo akwereke ko ibintu biri seriye. Ari kutaka, afite agahinda kenshi. Murebe agahinda namwe uyu mwana w'umukobwa afite. Ibaze kumara umwanya munini uri mu kidendezi cy'amazi. Ntabwo byoroshye. Ese wowe wabishobora? Wowe turebera nk'ubu ngubu yari mu gitondo, ari nimugoroba. Kuba wari uri mu kidendezi cy'amazi ukamaramo umwanya munini, nubwo yaba adakonje, nubwo yaba agize gute, biragoye papa, biragoye. Nshuti rero zanjye, nshuti z'akadasohoka, dusharinga iyi video igere ku bantu bose, na Israel Mbonyi ayibone. Wibuke gukora subscribe kugira ngo ibiganiro byose dukora bijye bigucaho. Wibuke no gusharinga. Yari Dodosi munywanyi wanyu. Twongere tuzasubire ku yindi level yindi. Ciao. Gatambuka, yes. Right now. Ciao.